Yigeze Anyemera nawe yaranyaze navuye iwacu numva mpazinutswe meze nk'utahagira nzi naho i Kigali nibwo naje njya gukora akazi ko mu rugo. Ku myaka ingahe? Yari afite imyaka icyo gihe 14. Ubwo yaje nka saa 8 z'ijoro arampamagara ari mu cyumba cye, nanjye nari ndi mu cyumba cyanjye. Ubwo yarampamagaye ndamukingurira ndongera njya kuryama mu cyumba cyanjye, ariko ageze mu cyumba cye arampamagara ngira ngo wenda n'ikintu runaka ashaka kumbaza cyangwa kuntuma. Ndagenda ngo numva icyo ambwira, nibwo yamfashe ku ngufu. Hanyuma icyo gihe ndibuka namubwiye amagambo abiri, ndamubwira nti ibi bintu nkoreye ni ibiki, nzakurega kuri mama ngo mama sazangira ati byahise bincanga nyine. Imyaka ya 17 yonyine ubwo yahise antera inda yari 17. Icyo yatekerezaga na n'iyi saha yanze kumbwira ikintu cyamuteye kumpemukira, nta nubwo aransaba imbabazi. Imana yambwiye ko ari imyuka mibi ngo yamuteraga. Nk'abantu umugabo watekereje kugufata gutyo ari musaza wawe, ese yakugize umugore noneho ese noneho kuza gutera inda kabiri byagenze bite? Tuyishusho uko byagenze. Yes, reka twongere dusuze cyane abakunzi ba BigTown TV muri kano kanya dukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi. Reka mvuge ngo inguni z'isi zose zitandukanye, ariko nkuko njye nkunda kubivuga utera uburezi arabwibanza. Nuva duhereye mu Rwanda, mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, tubaye ikaze mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Mugenda mwumva bimwe bigasa n'imitima, ibindi bigatanga amasomo, ibindi bikubaka abantu mu buryo bugiye butandukanye, ibindi bigasusurutsa. Byose tugerageza kubikusanyiriza hamwe kugira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Amazina yanjye ni Jado Tuyishime. Tugiye kubana rero n'umutumirwa nk'ibisanzwe twatumiye muri kano kanya. Tugiye kuganira arubuhamya afite bujyanye n'ubuzima yanyuzemo, ariko nanone bunatanga isomo. Mu by'ukuri wenda turaza kubigarukaho mu buryo bw'iminsi yari hano. Mbere yuko wenda mikoramo introduction, reka mbanze musuhuze. Mama muraho neza? Yego murakomeye. Watangira wenda mbere na mbere wibwira abantu bakurikiye BigTown TV. Nitwa Umwana nk'abandi Libere. Aya ni amazina yanjye. Libere, umwana nk'abandi. Abyanga bikunze umvise umwana nk'abandi namwe mu mazina navuga ngo y'amagenurano, n'amazina ya kera abantu bitaga abana babo bitewe n'impamvu runaka. Umwana nk'abandi bakubwiye ko bari kwise bitewe n'iye mpamvu. Umwana nk'abandi bambwiye ko ari izina banyise ko mama yahukanaga atwite inda yanjye, noneho nza kuvuka atari kumwe na papa, agiye kunyitisha izina bavuga ko ngo atigeze ambyara. Ariko mbajije mama we yambwiye yuko yahukanye afite inda yanjye ari ntoya. Agarutse kunyitisha izina rero papa n'abavandimwe be bose baranyanga. Hanyuma nza kwitwa na sogokuru, banteragiranye bose banze ko papa anyita. Nitwa na sogokuru ubyara papa, niwe wanyise umwana n'abandi. Poli sana. Kuko ari notion mfite ubuhamya cyane n'ubuzima nyuzemo, reka mbanze mbe abantu introduction y'ibintu twibwibandeho muri kino kiganiro. Icyo nakubwira nuko umubyeyi wagize ingorane kuva akiri muto, yaje guhohoterwa cyangwa se gufatwa ku ngufu na basaza be babiri batandukanye. Umwe akiri mu butoya mu myaka mitoya, undi amaze kugera mu myaka navuga ngo y'ubukure 17 kuzamura, ndetse aza no kubyarana na musaza w'abana bagera kuri babiri. Byose biraza kuba bikuye muri kino kiganiro, ariko siwe babana nk'umugabo n'umugore. Yafashe indi chapitre y'ubuzima, uko byaje byose n'ubuzima babayemo, nuko byaje kugira ngo ibyo byose bibeho. Reka tubayizo byo tuza kwibandaho muri buno buhamya. Ubundi busanzwe muri quartier bakwita mama nde? Banyita mama mami. Mama mami. Niryo zina ndi bukoreshe, ntabwo nkunda kubahuka ababyeyi unjye nkwita mwana nk'abandi cyane. Iraza kunyorohera. Reka rero tujyane ibintu ku murongo. Kumva ngo umusaza yaraguhohoteye ni ibintu numva ko n'abantu bose bahita babyumva. Kubyarana nawe ni ibintu bikomeye, ariko mbere na mbere uvuka mu muryango w'abana bangahe? Bose muvuka hehe? Uvuka mu muryango w'abana 8. Ariko wa 8 w'imfura yarapfuye, hariho 7. Abandi umwana rero wa 5. Abo nibo muvukana ku babyeyi bawe? Nibo tuvukana kuri mama. Abo tuvukana ku babyeyi ni 2, nanjye wa 3. Ko
mama yari afite abagabo, njye mvuka ku mugabo wa mama wa gatatu. ubwo yagize abagabo batatu muri rusange. Avukanaho n'abavandimwe banjye babiri, turi batatu ku papa wacu. Yego. Wakuriye hehe, wavukiye he noneho? Urumva navutse mama nyine yarahukanye, hanyuma nza gukurira none kwa nyogokuru aho bari barahaye mama inzu y'uburushyi, niho nakuriye. Ubwo ni he? Nakuze ndererwa hariya ku Kamonyi. Aho niho nakuriye, ndakura ngera mu myaka 12 ndangije primaire. Kurangiza primaire ariko ntibyari byoroshye kuko papa yanze no kundihirira, yakomeje kunyanga rwose. Akajya abwira mama, ndibuka igihe kimwe mama yagiye kumwaka iniforume, icyo gihe twishyuraga igiceri cy'ijana, inote y'ijana. Mama agiye kumwaka iniforume na minerivare, papa aramubwira ngo najyane ikawa ze ngo ntazamuheho. Ubwo rero nakuze muri ubwo buzima turerwa na mama wenyine, tubaho nk'abana b'indushyi, tubaho mu buzima bubi bugoye, ariko ari nako ntotezwa n'abavandimwe babandi tuvukana bambwira yuko tutavindimwe. Mukuru wanjye wandutaga niwe wambwiraga ko tutavindimwe kubera ko nawe yari yarabyumvishe muri bene wabo nyine, basi wabo na ba nyirasenge bose bavuga yuko tutavindimwe. Kuvuga ko mutavindimwe babishingiraga kuki? Babishingiraga ko nyine na ba masenge na ba data wacu banyanze, nabo nyine bakumva yuko ntari uwabo. Ubundi mu magambo asobanutse neza, iyo umuntu avindimwe n'undi baba bava kuri mama umwe, mu ndimwe ya mama we wabo nyine, ariko mwakomoka kuri mama umwe ariko bagakeka ko undi mupapa mutamuhuje. Tutamuhuje kubera ko banyanze nyine nkivuka, bumvaga ntago banyiyumvagamo nk'umuvandimwe wabo, ariko njyewe narabakundaga kandi nkabiyumvamo nk'umuvandimwe, ariko ibyo byatumye bakomeza kuntoteza, bituma ndangije primaire. Rero nibwo ntabwo nakomeje, natsinze, nagize amahirwe yo gutsinda, naraseho amanota 5 ku kizamini cya leta, mama andihirira prive. Ngiye kwiga muri prive mu bushobozi yari afite, intambara yari irangiye, nta bushobozi buhagije buriho, ariko ubushobozi mama yari afite yarandihiriye, anshakira ishuri hariya ku Ruyenzi, ndiga umwaka wa mbere, ariko nkirimo kwiga mukuru wanjye arabyanga ko ngiye ngo akamuhoza ku nkeke, amubwira yuko ngo andihirira mu mitungo ya se, ku buryo mukuru wanjye yajyaga ambwira n'amagambo ankomeretse iyo nabaga navuye ku ishuri ndi nko mu rugo, akambwira ngo sinzigera niga ayo mashuri, ngo nubona uyizi uzamenye ko data yabyaye imbwakazi. Kugeza ubwo yigeze kumbwira ngo ningera mu ngo aramvuma, arambwira ngo urakagenda ngo nugera mu nkota imodoka igukubite. Uburyo icyo gihe uko nambukaga uwo muhanda buri munsi najyaga nikanga ko imodoka iri buhanyicire, ariko ndashimira Imana ko imodoka itanyishe icyo gihe. Narize iryo shuri ry'uwa mbere ndirangije, mama nibwo yanyicaje arambwira ati ubu ngubu mukuru wawe amereye nabi, iyo ugiye ku ishuri asigara amereye nabi, ambwira yuko adashaka ko nkurihirira ngo wige, ambwira yuko urihirirwa n'imitungo ya se atabishaka. Nibwo nabwiye mama ijambo rimwe, ndamubwira nti mama, niba Imana yarapanze ko nziga, niba yarapanze ko kandi ntaziga, ubwo sinziga. Gusa icyo nzi cyo nakundaga kwiga, ariko ntabwo nagize amahirwe yo gukomeza kwiga. C'est pas possible. Hanyuma se wenda naguciye mu ijambo, uwo mukuru wawe niwe nawe yakomokaga kuri uwo mugabo wa gatatu mama wa yashatse. Wowe mbese kuri abo batatu, wowe muri abo batatu wa kangahe? Ni uwa kabiri. Ni waramukurikiraga. Uwa gatatu nawe n'umukobwa. Akavuga ati wowe waje uri wa kabiri, ubwo ushobora kuba waravuye ku mugabo wundi akaba ari uwa kane. Cyangwa atekereza ko yavuye kuri babandi ba mbere yabanje. Sinzi uburyo yabitekerezaga, nyine ubwo uko base wabo babifashe nawe niko yabisanze baranyanze, nawe akuranyanga. None se abandi bagabo babiri babanje gushakana n'umubyeyi wawe babaga bitabye Imana cyangwa no kunaniranywa agakomeza gahunda ze? Uwa mbere barananiranywe, undi nawe barananiranwa, wa kabiri
ntarashaka papa nibwo babanye nawe urumva yari afite ikibazo cy'urushako nyine. mbese papa wawe ubwo yarakwemeraga? Ntabwo papa yigeze anyemera. Nawe yaranyanze. Ntabwo byoroshye. Twari tugeze wenda dukomereza aho twari tugeze, yakubuzaga amahwemo nifuze ko wakomeza amashuri, byaje kurangira bite? Byaje kurangira ndetse kwiga nyine mbwiye mama nubwo kwiga reka mbisubike, Imana nibishaka nziga, nitabishaka sinziga. Byarangiye ntize kuko nta bushobozi bundi nari mfite nakwigamo, nta n'undi nari mfite wandihirira atari mama. Ubwo rero nahise mbireka, ariko mu kubireka nagumye iwacu mu rugo. Ngumye iwacu mu rugo naniranwa na mukuru wanjye, tukajya duhora dutongana, tukajya duhora turwana bimwe by'abana. Mbese uretse ko we yari mukuru yari inkumi, ariko byatumye nyine tutabana neza. Mbona ntibinshimishije guhora dusakuza mu rugo tuvuza induru, yarambumpesheje no kwiga. Nuko ndavuga nti aho kugira ngo tujye duhora tuvuza induru mu rugo, reka njye nigire i Kigali. Numva ngo bavuga ko haba imibereho myiza, ndavuga nti reka nigendere nishakire ubundi buzima, ko hano kuhaba n'ubundi mukuru wanjye antoteza, batankunze, famiye yanjye itankunda, yaranyanze. Numvaga ari nk'igikomere mporana mu mutima. Numva mbega navuye iwacu numva mpazinutswe meze nk'utahagira. Nzi naho i Kigali nibwo naje njya gukora akazi ko mu rugo. Ku myaka ingahe? Yari mfite imyaka icyo gihe 14. Ubwo rero mu myaka 14 naje gukora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo ndagakora ngira imyaka 17, kubera ko igihe cyose muri karagiteri yanjye numvaga nkunda kwiyubaha. Rero muri kwa kwiyubaha kwanjye burya ikintu ushaka hari igihe utakigeraho. Nageze imyaka 17 numva ko ntagikwiriye gukora akazi ko mu rugo. Numva mbega karanjena, nibwo nakavuyemo. Maze kukavamo nshakisha ubundi buzima nabaho, ndabubura. Ndeba gusubira iwacu biranyobera, ndeba ahandi najya ndahabura. Nibwo nagiye hariya Karuruma, niho musaza wanjye mukuru yarari, mu wacu mukuru niho yarari, yari yarubatseyo. Hanyuma ndavuga nti reka nigire kwa musaza wanjye. Uvukana kuri mama? Kuri mama. Nigire kwa musaza wanjye, byibura we ashobora wenda kumfasha nkashakisha ikindi nakora kitari akazi ko mu rugo. Naragiye mbayo, baranyakira we n'umugore we, ariko yari yubatse afite umugore. Byari byiza kwakira umwana no kumufasha. Nanjye ndavuga nti byibura uyu nguyu we wenda angiriye impuhwe, nanjye mwisangaho nk'umuvandimwe. Ndavuga nti ntacyo, ngira n'amahirwe mpita mbona ishuri ry'imyuga muri iyo minsi. Hari undi mukobwa twari duturanye w'inshuti yanjye bitaga Kantire, yahise ndangira ishuri ry'imyuga. Hari umushinga wabarihiriraga, nanjye barandihirira. Hafi y'aho ngaho mwari mutuye kwa musaza wawe? Ni hariya mu Gasyata ishuri ryari riri. Mpita ngenda niga ishuri ry'imyuga, ngeze ndaryiga, naryize imyaka 2, ariko narirangije yararangije Kungufu. Musaza muvindi imwe yagufashe ku ngufu? Ubwo rero ishuri naryize n'ubundi ntwite. Byanyuzeho gutyo, ariko ndavuga ni umunsi umwe tuzicara tuganire ibyiyumvire, kuko sinumva ukuntu umuntu wamuvukana akaba yagufata ku ngufu. Ni ikintu gikomeye. Reka wenda n'abantu badukurikiye kuri BigTown muri kano kanya bamenye ese byagenze gute yagufata ku ngufu, hari habaye iki, byaje gute, ese gufashe ku ngufu ubundi mumaranye iminsi ngahe mu rugo? Nta minsi twamaranye mu rugo, nari mpamaze iminsi, ariko umudamu we yari yagiye iwabo kumwe, umuntu ajya gusura iwabo. Njyewe mpasigara nk'umwana usigaye ku rugo, usigaranye na musaza we. Numvaga nta kibazo, ariko nibwo yaje nka saa 8 z'ijoro arampamagara ari mu cyumba cye, nanjye nari ndi mu cyumba cyanjye. Ubwo yarampamagaye ndamukingurira, ndongera njya kuryama mu cyumba cyanjye. Ariko ageze mu cyumba cye arampamagara, ngira ngo wenda
n'ikintu runaka ashaka kumbaza cyangwa kuntuma ndagenda ngo numve icyo ambwira nibwo yamfashe ku ngufu hanyuma icyo gihe ndibuka namubwiye amagambo abiri ndamubwira ibi bintu nkoreye ni ibiki nzakurega kuri mama ngo mama asazangira ati nzakurega ngiye kuvuza induru ngo induru surayihande kuri uyu musozi ubwo rero urumva byahise bincanga nyine imyaka ya 17 yonyine nibwo yahise antera inda muri 17 nibwo yahise antera inda kuri ubwo buryo yuriya mwana inshuro imwe byabaye wahise usama inda y'umwana wawe nubwo umaze noneho bimabye byose bimaze kuba umubano hagati yawe nawe se ntabwo wabyutse ngo uhite ugenda amaze kubona ibyo agukoreye mbese umubano wasigaye umeze ute hagati yanyu njyewe byahise bincanga mera nk'umuntu ugiye mu kantu kuko nta hantu nari mfite ho kujya iyo ngira ahantu ho kujya nari guhita ngenda ariko nta hantu nari mfite ho kujya natekerezaga uburyo nabanye na mukuru wanjye atanshaka mu rugo atankunda noneho nkavuga nti ntabwo ndi busubire iwacu ko namenye ko ntwite ndigize amezi ane ntabwo nari nzi kwenda azongera kuba amaze kugufata ku ngufu nawe ugeze ngo wenda nibyo ngibyo byo gufata ku ngufu yarangiye nyuma uzana kumenya ko wanamaze gusama nabibwiwe nawe ambwira ngo uzi ko ngutwite cyo sinari mbizi ibintu byo gutwita urabona umwana w'imyaka 17 ntabwo bayumva byanabaho ngiye muri ngiye numvaga ko bitanambaho ubwo rero arangije nibwo yambwiye ko ntwite icyo genda byibuka najyaga ndarandira nkirirwa ndira nkibaza ubuzima nzabaho bikanyobera nibaza aho nzajya hakanyobera mbega birancanga numva n'ubundi nari ndi jyenyine ndi umwe nyimburaho kujya ngiwe ngiye iwe urumva ko nawe yahise ampemukira muri ubwo buryo nta handi nari mfite ho kujya ntwite cyangwa mfite umwana ikintu naramubwiye nticyakora nimbyara uyu mwana nzaguma aha nimubyara uzamurira hanyuma we nta kintu yanshubije yaracecetse nanjye ngumaho bivuze ngo ni nko gufunga umwuka kuko iyo nshaka mbega umutima umwe arambwiraga ati yahure undi mutima ukambwira ati wikwiyahura nicyo cyatumye rero umutima akazindi imbaraga zigukomeza zikwereka ko hakiri ibyiringiro ibyo bintu byakubayeho nta bantu wese ubitekerereza akanya wenda ubibwire nka mama wawe cyangwa se abandi bantu ba hafi kubera agahinda nakuranye n'umubabaro natewe n'aho mvuka n'abavandimwe n'ababyeyi aho nabyawe nyine mama ntiyanyangaga ariko aho navutse urumva ko banyangaga nakuranye rero igikomere kivuga ngo ntago bankunda ntago banshaka aho nageraga no kwa nyogokuru baranteragiranaga bakanyereka ko batanshaka mbese umuntu ageza kuba kwereka urukundo se ni mama wenyine ubwo rero icyo gihe nibwo byanshanze mama nawe sinari nkimuvugisha kuko urumva yari ari igitarama kandi mama ari igitarama n'ubundi naramubwira mama yari wa muntu nabwiraga ni mukesha mukuru wanjye yambwiye gutya wenda ambwira ati ntituve indi imwe n'iki mama we muri we yumvaga ntamubwira ko bambwiye ibyo bintu noneho rero numvaga n'ibindi kubimubwira ari ikibazo gikomeye kandi urumva n'ubundi kubimubwira ntacyo byari gutanga ubwo rero niyo mpamvu nacecetse ndaceceka mbega naracecetse kuko nawe yarambwiye ngo nzaceceke azamfasha ariko nubwo yanyijeje kumfasha nta kintu kindi yamfashije uretse kuguma iwe wenda ariko nta kindi kintu yamfashije kuko ntiyaguriraga n'umwenda cyangwa urukweto cyangwa amavuta yo kwisiga nabayeho mu buzima bubi kandi ahari ese ubundi we yakoraga iki imirimo y'icyo gihe yakoraga iyihe mirimo icyo gihe yari umukomvayeri none umugore we nawe yari afite imirimo umugore we nta mirimo yari afite tubigenekereje ubwo haba ari mu mwaka niba ubyibuka ni muri 2000 na kangahe na 2002 gutyo okay umugore wa rukuntu bijya biba mu miryango iyo mwakiriye umwana akaza kugira twagiye tubibona kenshi mu miryango nyarwanda akaza gusama inda itateguwe akenshi mu miryango ukamuterana
umudamu we mwabanaga ubuzima bwawe umunsi we nifuje kuba yaguterana akunga kwirukane yashatse kunyirukana nyine ariko kuko nabonaga nta handi ho kujya nabwiraga umusaza wanjye nkamubwira ngo ngiye nta hantu nzajya ubwo we yaranje ushaka uburyo nabaho ubwo rero we arambwira ati guma ahangaha uzaguma ahangaha nyine ubyare kuko ngewe numvaga ko nimara kubyara tegiti nari mfite naravuga nimbyara umwana wanjye akagira imyaka 3 mu bwenge n'ibitekerezo nari mfite aho icyo gihe byari hasi numvaga ko nimbyara umwana akagira nk'imyaka 3 nzahita mushyira mama nkahita nigendera nkakomeza nkashakisha ubundi buzima ariko agize umwaka n'igice hafi 2 gutyo mu myaka nk'ibiri nibwo yanteye indi nda nanone afata ngaho rero twaramaze gutandukana n'uwo mama kuko abayobozi bageze aho baza kumubwira ngo ave mu rugo niba umugore adashaka ngewe kandi we akaba ashaka ko nguma mu rugo ubwo tuve mu rugo turusigire umudamu twebwe dushaka ahandi tujya nibwo twasize uwo mudamu icyo gihe nari naramaze no kubyara uwo mwana nyine wa mbere nari mufite ari umwana w'uruhinja rw'amezi 5 hanyuma turagenda uwo mudamu asigaraho n'abana be 2 ubwo rero tumaze kugenda nibwo nge nari nzi ko ari bumfashe nkarera uwagakura byibura nkakomeza ubundi buzima ariko we sinzi icyo yatekerezaga na n'iyi saha yanze kumbwira ikintu cyamuteye kumpemukira nta nubwo aransaba imbabazi ariko noneho jyewe natekereje ikintu cyamuteye kumpemukira gutyo kiranyobera nanjye byaranshanze cyakora amaze gukizwa Imana yambwiye ko ari imyuka mibi ngo yamuteraga hagati aho wowe ubwo yaguteraga inda bwa mbere uyu muntu muva inda imwe n'ibivugwa wenda mu buryo bwa siyanse n'ibivugwa n'abantu ariko muri rusange ko abantu bava inda imwe badashobora kubyara umwana rimwe na rimwe iyo banamubyaye badashobora kubyara nyine umwana wuzuye neza niko njya mbyumva mu buryo bwa siyanse kuba mwabyara umwana we ukagira ibibazo runaka umwana mwabyaye yavutse ari meze neza ese izo munyenge mbere yuko umubyara wigize uzigira byagenze bite umwana ni muzima ameze neza nta kibazo ngiye mu by'ukuri ibyo bitekerezo ntabwo nabitekerezaga kuko nari meze nk'umuntu w'umusazi mu mutwe nari meze nk'umuntu wacangabikiwe nari meze nk'umuntu wabuze ubuzima bwo kubaho kandi nkiri umwana n'ibitekerezo byanjye bikiri hasi rero ntabwo nigeze mbitekereza gusa Imana yo mu ijuru yampaye abana bazima abana bose ni bazima umuhungu n'umukobwa ni bazima abantu rero kugira ngo bumve na situation y'ukuntu yaje kongera kugufata mukabyara undi mwana wenda reka turi ibyo twerekezaho umwana yaravutse unaniranywa n'umugore we muratandukana yiyemeza gukomezanya nawe mubana noneho muri babiri kugira ngo twumve uwo mubano ubundi wari umeze ute umubano umugabo watekereje kugufata gutyo ari musaza wawe ese yakugize umugore noneho ese noneho kuza gutera inda kabiri byagenze bite tuyishusha y'ukuntu byagenze we ikintu cyatumye adatuma wenda yemera ko tujyana cyangwa akemera kunamba kugumana nanjye nuko yarazi ko yari yarambwiye ko ntazabivuga n'abantu b'iwacu bari bazi ko ari mu buryo bwo kumfasha nka musaza wanjye yanga kuntererana mu kibazo nagize bari bazi ko ari undi muntu wanteye ubwo rero we yarazi ko nantererana mpita mbivuga niyo mpamvu rero yakomeje ahari gukomezanya nanjye mukomezanye rero umubano wanyu mwabanye mute mu nzu muri babiri mwenyine twabanye nyine nk'abavandimwe bisanzwe ariko nyuma yaho we njye namufataga nk'umuvandimwe wakamfata hari nk'ikindi kintu umugore sinzi ukuntu yamfataga sinzi icyo yatekerezaga mu mutima we kuko yari akuze andusha imyaka 10 ndi umwana wa 5 kuri we ubwo rero sinzi ikintu yatekerezaga hagati aho ngaho njye nari nzi ko ari kumfasha ngo uwo mwana akure wenda mbe nkura nanjye nshaka ubundi buzima ariko we
yagambiriraga igihe cyose kumpemukira muri ubwo buryo. Bwa mbere gutera inda cyangwa se gufata ku ngufu ntago wongeye kwifuza kuryamana nawe gatabo. Mwongeye no kubana none ntago yajyaga yifuza ko nyine mwabana nk'umugore n'umugabo. Wabonaga we ntacyo bimutwaye. Ko nyuma yaho najyaga nshaka no gutandukana nawe akabyanga kugira ngo ntandukane nawe mve mu iwe ngende. Nagombye gusenga Imana ibuhura umutima wibanza no kumuhagakiza kugira ngo mbone kuhava. Ko najyaga kuhava Imana ikambwira ngo nimbe ndetse igihe cyo kuhava ntikiragera. Ko ngiye gusenga Imana ikambwira ngo nimbe ndetse igihe cyo kuva muri urwo rugo ntikiragera. Kimaze kugera rero nibwo Imana yadutandukanyirije ahantu Kimisagara twagiye gusenga. Kuri uwo musozi twe twagiye gusengaho hari mu cyumba cy'amasengesho. Yari yararitswe n'undi muntu turahahurira. Ko ngewe nari umuhanzi nkimara gukizwa nabaye umuhanzi. Nakijijwe nkimara kubyara umwana wa kabiri. Ubwo rero nari umuhanzi nari nagiye kuririmbayo nawe mbona yararitswe n'undi muntu turahahurira. Nge ntago yarazi ko ariho nagiye. Tuhahuriye rero nibwo umukozi w'Imana yamuhagurukije nanjye arampagurutse. Arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe, dore Imana igiye kugukorera ubukwe. Yumva ko abana banjye bari bamaze gukura ari bakuru. Umwe icyo gihe umwe yari afite imyaka nk'itandatu hafi 7. Umutoya. Bivuze ngo mwamaranye imyaka irenga 8 mu bana. Myinshi twamaranye imyaka 10. Imyaka myinshi. Ko rero muri ubwo buzima twari turimo nibwo Imana yamuhagurukije nawe iramuhagurutsa. Yari yicaye ku ntebe ya kabiri uturutse inyuma, nge nari nicaye ku ntebe ya mbere. Umukozi w'Imana arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe wa mukobwa we. Ko icyo gihe nari meze nk'umukobwa iyo nabaga numva umwana wanjye yari yarakuze. Arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe. Mbega mbwira ibintu byinshi cyane byerekeranye no ntago abantu cyangwa abakozi b'Imana bambonaga nk'umugore. Iyo nagendaga no mu nzira cyangwa no mu masengesho bampanuriraga nk'umukobwa. Ntago Imana yaberekaga ndi umugore. Ubwo rero niyo mpamvu nawe yanyise umukobwa ampanurira ubukwe. Ariko ubwo bukwe yampanuriye n'abandi bari barabumpanuriye kuva kera nkifite abo bana bakiri na batoya. Ariko nkibaza uburyo nzakora ubukwe bikanyobera. Ubwo rero muri icyo gihe nibwo nawe bahise bambaza ngo ari kuriya mugabo nahagurukije mupfaniki. Ndamubwira nti ni musaza wanjye. Nawe aramubaza ngo uyu ni mushiki wawe? Undi nguyu. Ubwo umukozi w'Imana byahise bimucanga mu buryo yari ari mu mwuka nyine sinzi uburyo Imana yari bimweretsemo bimucanze. Araturuka turiyicarira. Ariko urumva ko Imana yari yabimweretse. Hari icyo yari yamweretse. Ariko tumaze gusohoka duhura n'undi mukozi w'Imana niwe watubwiye ati mugomba gutandukana kubera yuko Imana ntishaka ko mugumana. Kubera ko Imana irashaka kugukorera ubukwe wowe ikaguha umugabo. Ntabwo rero uzagumana n'uriya mu Imana igukorera ubukwe. Ati rero tandukana nawe. Nibwo yahise yiyakiramo ko tugomba gutandukana kuko Imana ibivuze. Ubundi mbere nashakaga kugenda ntabyo akabyanga. Kugira ngo tutaza gusimbuka ibintu by'ingenzi abantu wenda ntibasobanukiwe neza hagati aho kuntu mwabanaga bisanzwe nka musaza na mushiki we ariko kongera kuza gusama inda ya kabiri. Byagenze biti? Nyine ni kwa kundi ngewe namufataga nk'umuvandimwe wakamfata nk'umugore. Okay. Mbese byarakomeje nk'umugabo n'umugore. Ariko byose ahanini byagiye biterwa nuko nta bundi buzima nari mfite bwo kubaho. Iyo nza kugira ubundi buzima bwo kubaho cyangwa ndi mukuru mfite icyo nakora ngo mbeho, urumva ikintu cyatumye angumisha muri ubwo bubata bw'ibyo bintu nuko nta buzima nari mfite bwo kubaho. Nta handi uri kubihungira icyo gihe. Mbese waravuze ati reka nguma hamwe umugore w'umusaza wanjye nta kundi byaje. Ko kenshi cyane natekereje no kwiyahura biranga. Umutima ukambuza kwiyahura buri munsi ukambuza kwiyahura. Ko maze kubyara umwana wa kabiri mutwita afite amezi 5 nibwo yambwiye ngo nkuremo inda nanze
icyo gihe arankubita ashaka kunyica arananirwa inkovu zarasibanganye hano hari inkovu ngira ngo yarasibanganye ariko irahari yari nini cyane Imana yarambwiye ngo izagenda inyibagiza ino nkovu irambwira ngo iyi nkovu humura nzayikwibagiza iyi nkovu rero naho yahoraga nkubita buri munsi ambwira ngo uriya mwana nkuremo inda ye uwo w'umuhungu ubwo rero mu gihe yambwiraga ngo nkuremo inda ye nibwo yankubitaga noneho buri munsi ariko inda ntiyigeze ivamo nanze kuyikuramo umwana agera ubwo avuka avutse nabwo arakomeza arankubita ngo naramusuzuguye nanze gukuramo inda none se mama hagati aho ngaho mubana numva ko atandukanye n'umugore mwabanye imyaka irenga 5 niba nibeshye igera muri 5 cyangwa inarenga mubana we nawe atandukanye n'umugore wa mbere mwawe urumva ko mwabanye imyaka igera muri 5 ese mu muryango ntumvaga ayo makuru ese ntigize ubohoka nanone hagati aho ngaho ngo bitekerereze umuryango cyangwa se mama wawe ubyibuze wari ufite umutima wo kukumva uyumenya amahano yabaye byari bimeze bityo kugira ngo iwacu babimenye ko ari we wankoreye ibyo bintu babimenye ntwite iyo nda y'umwana wa kabiri atangiye kujya nkubita ambwira ngo azanyica akimbwira ngo azanyica nibwo navuze ni nyamara uyu muntu ashobora no kuzanyica ko yari ampemukiye kandi narabihishe nshobora no kuzapfa iwacu ntibamenye ikintu nziza rero nibwo musaza wanjye wundi yaje nagiye kumwereka ukuntu yankomerekeje mweretse ukuntu yankomerekeje arababara aravuga ati se ubundi akugira gutya mu buhe buryo none se niba agufasha atabishaka yakuretse ariko ntakwice ubwo rero nibwo yahageze ndavuga nti ibi bintu reka mbivuge banabimenye nibwo namubwiye nti dore uriya mwana mami n'iyi nda ntwite nayo niyi umusaza wanjye wundi agwa mu kantu bashaka kurwana icyo gihe bashaka no kurwana rwose cyane abantu barabakiza ariko umusaza wanjye yarababaye ku buryo n'ubu atajya amusuhuza ubwo baravuze ati nta kundi mugumane cyangwa yahise icyo gihe n'ibintu ndibuka ibyo imyenda yanjye nayitwaye mu mufuka imyenda yanjye n'abana nayitwaye mu mufuka uriya wa Kirosenkani kuko nta gikapu nagiraga nta mwenda nagiraga nako nta kintu nta varize nta buzima nari ndi mu buzima bubi ku buryo yambeshejeho mu buzima ku buryo nabagaho ntavuga kandi nta muntu n'umwe mvugisha numva nta n'umuntu nabwira ibibazo byanjye ubuse uvayo wahise werekeza rero mvuyeyo nabayeho muri ubwo buzima bwananira nabayeho nkajya njya iwacu handi navuye nanze najyayo namarayo nk'icyumweru mukuru wanjye tugashwana nkagaruka i Kigali nkongera nkamusubiraho mu buryo bwo kugira ngo abana banjye twe tukiri duto kandi turutanaho imyaka mike cyane twari indahekana noneho nkareba ubuzima nzabamo mfite utwo twana tw'indahekana ubuzima nkabubura nabubura nkongera nkasubirayo yakongera kunkubita nkongera nkagenda gutyo nabaye muri ubwo buzima mpaka igihe Imana yaciriye inzira imuha agakiza ubwo naruhutse inkoni kuva rero noneho gahunda yo gushaka umugabo byagenze bite ese umugabo wamutekereje imbere uko mubana ibyo byose byabayeho cyangwa mwarabanyuza kubimutekereza nyuma ese umugabo ngubu muri kumwe mumaranye iminsi ihangane mama umugabo wanjye Imana yari yarambwiye ko izankorera ubukwe ariko maze gutandukana nawe muri uko gutandukana nawe nyuma y'imyaka 8 ishize nibwo nahuye n'umugabo twakoranye ubukwe ari we Abana twakoranye ubukwe ubu ngubu nabyaranye nawe kari agahinja mureba ubwo mumaranye twakoze ubukwe 2020 ejo bundi ejo mu mwaka ushize mu itariki 15 z'ukwa kabiri biracyari bishyashya ni ukuvuga ngo mwakoze ubukwe uvuye direct kwa musaza wawe oya hari hashize imyaka 8 yicaye meze nk'inkumi naramaze gutandukana nawe nibeshaho mu buzima busanzwe
mbaho na neza cyane. Imana yambeshejeho neza cyane kuko nari maze no gukura. Uri warakishijwe ukajya uririmba ncuruza nshaka ibintu ncuruza nkabaho kandi mbaho neza. Icyo gihe n'abavandimwe nako mama arongera aramfasha muri ubwo buzima nabayeho ndi jyenyine. Mama niwe wamfashije mbona igishoro nkajya ncuruza. ukoresha ko na mama yari yifashije. Mama ntabwo yari yifashije cyane ariko nanone yari umubyeyi uzi gushakisha kandi yari yarababajwe n'icyo kintu, niyo mpamvu yamfashije maze gutandukana nawe mbona byaramushimishije, biramushimisha cyane. Ari akantu ari nkomojeho mu kanya uvuga ni ese umutware wawe mbere yuko mubana wamuganirije ku byose mwajyaga mwari mumaranye iminsi mufitanye urukundo ku buryo wirekuye ukamubwira ibyo byose byakubayeho cyangwa wabimubwiye nyuma? Imana yari yarambwiye ngo ntabwo izampa umugabo uzantesha umutwe, irambwira ngo izampa umugabo utazantesha umutwe. Niyo mpamvu rero nkimara kumenyana nawe icyo kintu twabanye akizi. Kandi noneho byongeye ni n'umuntu w'iwacu twareranywe ku musozi umwe, twahuriye inaha i Kigali. Rero twaherukanaga tukiri abana twongera guhura dukuze. Icyo gihe asanga arakuzi, mbese yumva agahinda kawe nuko mutangirana mu bundi buzima. Kugeza ubu nta kibazo, mubanye neza, we nta kibazo? Oya, ibintu byabaye bibi nyine buriya. Iyo sinzi hari igihe nigeze kwicara ndavuga ngo kuki Imana yanyujije mu buzima bugoye bukomeye gutya. Ese yabuze undi muntu yanyuza mu buzima nk'ubu ku buryo unyuza mu buzima nk'ubu njye buri gihe maze gukora ubukwe. Urumva nakoze ubukwe kandi nkora ubukwe bwiza, ariko maze gukora ubukwe bwiza ntabwo Satani yishimye. Urumva umuryango wanjye w'iwabo wa papa ntago wigeze uhagaragara mu bukwe bwanjye, ariko inshuti n'ab'iwabo wa mama bose baraje barishima, mbona ko banezerewe. Ariko nanjye nshima Imana ku bw'icyo ngicyo Imana yakoze. Ariko umudamu wayoboranaga n'umugabo wanjye icyumba cy'amasengesho hano i Kigali ku Giti cy'Inyoni, uwo mudamu yari shefu w'icyumba, umugabo wanjye amwungirije. Niwe wagize, niho nahagurukiye. Urabona muri ariya mataje y'ikarama, ndahabona zino nzu bahaye abaturage, niho uwo mudamu yari atuye. Rero uwo mudamu nahagurukiye iwe, byabaye ngombwa kuko twamufataga nk'umubyeyi wacu, nawe adufata nk'abana be. Mbega urabona abantu iyo basengana ubona muhuje, hari igihe umuntu akwihishamo ukagira ngo aragukunda, wabona umukunda wowe ukagira ngo nawe kumufata niko agufata. Twamufataga nk'umubyeyi wacu, ari umugabo wanjye yamufataga nk'umubyeyi we, nanjye namufataga nk'umubyeyi wanjye, tunamukunda. Ariko we ntiyadukundaga ko yatugiriye ishyari. Nyuma urumva umuntu wahagurukiye mu rugo rwe akagushyingira aba ari nk'umubyeyi wawe. Rero ku buryo no mu bukwe namuhaye kado nk'iyo nahaye mabukwe, namufashe nk'umubyeyi wanjye. Ariko we ntabwo yigeze amfata nk'umubyeyi, nk'umwana we. Nyuma ntabwo yigeze yishimira ubukwe bwacu. Byagenze gute rero? Ikibazo cyabaye yambwiye ngo nzane inkwano ngo tuyiguremo ibintu bisigara ibi, kuko we yashakaga ko tugura ibintu byinshi mu bukwe nk'uko abishaka, noneho tukagira ibyo dukoresha n'ibisigara bidebyiwe. Njye rero noneho nkamubwira nti none se ubu ndataha mu rugo rutagira n'igikoresho na kimwe? Akambwira ngo umugabo wawe ngo azabigura. N'ubu ngende gutya nta n'ikirongoranwa namba njyanye, ngo byihorere ngo umugabo wawe azabigura. Ndamubwira nti ntabwo bishoboka, amafaranga y'inkwano cyakora ndakodesha w'intebe, ikindi ndi bukore ndishyuramo dekorasiyo. Ni noneho amafaranga y'intwererano zawe, kuko namuhaye invitation ngo asohore mu bashuti be bamutwerere, nanjye nsohore bantwerere invitation. Noneho ya mafaranga avuye mu ntwererano zanjye nize tuyakusanye, narayakusanyije yose ndayamuha. Ayo yatwereje narayamuhaye, nayo natwereje ndayamuha.
ndamubwira ntaya ngaya niyo azakora ibintu byo mu bukwe bizakenerwamo wenda ibyo kurya n'ibiki byose utuntu twose tuzakenerwa mu bukwe tw'ingenzi two mu bukwe muri doti. Umudamu ntiyanyurwa ariko ashaka yuko n'ay'inkwano nayo nyamuha. Ndabyanga. Byanze rero niho twahabaniye angirira ishyari nkoze ubukwe mbese ntiyishima ko ndibuka turangije gukora ubukwe twagiye kumusura twishimye twumva ko ari nk'umubyeyi wacu arangije aratubwira ngo rega mwe ntimuzabyara ngo ntabwo muzasama ngo ntarajya kubasengera ngo ninterera umusozi ngo nibwo muzasama ngo niko Imana yambwiye. Nabanye n'umugabo wanjye amezi 2 ntarasama. Mu kwezi kwa kabiri nibwo natereye umusozi ndavuga nti ibi bintu ntabwo bisanzwe. Nibazaga ukuntu mbyaye kabiri nkibaza ukuntu mbuze urubyaro bikanyobera kuko numvaga yuko ndi bugereyo nkahita nsama. Ariko natangajwe no kubona amezi 2 ashize n'umugabo wanjye atangiye kujya mbaza atari kuko udasama madamu. Nibwo natereye umusozi njya gusenga. Ngiye gusenga mbwira Imana nti Mana nanjye ndashaka kunyumva nkuko wumvishe hano. Ndashaka ko urubyaro bidaturutse ku bantu ari wowe biturutse kuri wowe. Imana yumvishe gusenga kwanjye nkigera kuri uwo musozi. Umudamu twahahuriye w'umuhanuzi niwe wansengeye asengera amabere yanjye n'ibibero n'umugongo aravuga ngo Imana irakumanuye aho bagushyize kuko bavuze ko nubwo ukoze ubukwe utazabyara. Ati irakumanuye kandi guhaye urubyaro. Nta nubwo yari azi ko ndi umugore. Iyo nagendaga muri iyo minsi kugira ngo menye umuhanuzi w'ukuri sinakenyeraga ibitenge, nambaraga ikanzu cyangwa akajipo nkagenda nk'umukobwa. Nuko akimara kumbona arambwira ati ndi kubona uri umugeni. N'impeta nari nazikuyemo nazibitse. Ati ndi kubona uri umugeni kandi ufite ikibazo cyo gusaba. Ati dore rero Imana irambwiye ngo humura aho bakumanitse irakumanuye. Icyo gihe yaransengeye amaze kunsengera ngeze mu rugo hashize icyumweru kimwe nahise nsama. Nyamara gusama nibwo umugabo wanjye yazanye teste kuko yakoraga kwa muganga. Azana teste arampima amaze kumpima asanga narasamye. Akimara kubona ko nasamye ariko arishima. Amaze kwishima yese azamuka abwira wa mudamu amwisanzuyeho hari yarazi ko ari bubyishimire. Aramubwira ati uzi ko twasamye. Amaze kumubwira ati uzi ko twasamye yibuka ko nasamye atabishakaga. Ahita avuga ahita atangira nyine gushakisha uburyo adusenyera. Nibwo bicaje umugabo wanjye nkimara gusama iyo nda mu mezi 2 baramubwira ngo uyu mugore wawe ngo Imana iri kutubwira ko ari umurozi. Barongera ngo Imana iri kutubwira ko uyu mugore wawe ngo ari inyatsi ko nta kintu uzageraho ufite uyu mugore. Ngo uyu mugore si umugisha wawe ngo si nawe Imana yakugeneye. Ngo dore ngo turi kubona umukobwa ngo w'amataye ngo w'inzobe ngo mwiza ngo Imana ngo yakugeneye. Ngo ntabwo ari uyu nguyu ngo uriya si we mugore wawe. Ngo nta mugisha uteze kuzabona wowe nari imbere ngo keretse nushaka undi mugore ugakora ubundi bukwe. Icyo gihe baramubwira ngo ndashaka ngo kumuminjirira ngo uburozi mu biryo. Icyo gihe baramubwira ngo namurogeye ngo mu makariso ngo no mu masohoro. Mbese bamubwiye ibintu byinshi. Baramubwira ngo ndi igika kibi ngo ndi isiha ngo ndi mbese bavuze ibintu byinshi cyane nta navuga kuko barabimbyemera nk'umuntu ugiye muri koma. Ndavuga nti ibi bintu ni ibiki koko nambaye urugarungana gutya mu bantu ibi bintu koko. Mbese biranyobera biranshanga ko baranamubwiye ngo nahunga adapfa. Bahise bamuha n'umwanzuro wo kugenda bavuga ngo genda uzinga ibyawe ugende ngo kuko Imana ni kuri kutubwira ngo udapfa ngo nutinda ngo nakazi kawe. Yaje kugenda yarabanje abitekerezaho nk'iminsi ngaha akajyaza nkabona ararya nta morali kubera ko bamubwiraga yuko nzamuroga ariko no kubyanga bikamunanira agakoramo ariko nkabona ntariye neza ari nkabibona ariko nkayoberwa impamvu. Nyuma rero nza kubimenya. Nje kubimenya mbibwirwa n'umuhanuzi umwe muri abo bahanuzi bari abahanuzi batatu ariko umugabo wanjye we yambwiye ko bari 6 ubwo afite abandi bamugiye simbizi ukuntu babigenje. Yarambwiye ati nagatsiko k'abantu bundi 6 ati nibo banshutse. Noneho rero ubwo muri iyo minsi nibwo umugabo wanjye
wanjye yazaga akarya atariye nkabona nta peti, uwo muhanuzi arambwira ati wowe nta makuru ufite. Umugabo wanjye yakoraga akazi k'ijoro ariko aza kumbwira ngo bamupanze kwa bosi we akazi k'ijoro n'amanywa. Noneho nibaza ba bosi we ukuntu bamupanze ku kazi k'ijoro n'amanywa bazi ko akoze ubukwe muri iyo minsi. Si abantu ni ababyeyi koko, abantu b'ababyeyi, abantu umugore n'umugabo bafatanyije, n'umugore n'umugabo bari bafatanyije ivuriro. Bo barabona ibintu bakoze, umugabo azagenda abe mu kazi adataha. Bibaho se? Biranshaka. Yaragamije iki? Byari bigamije icyo gihe? Bari bamaze ko umugore uwo nyirivuriro asengana n'uwo muhanuzi. Buriya bari bagambanye nyine guheza umugabo wanjye mu kazi kugira ngo atongera gutaha, agende nyine agiye. Niko yagiye kandi yaragiye agumayo, yaragiye kuva nkisama iyo nda nsiga ndi njyenyine, inzu yanga kuyishyura ugeza na n'ubu. Nabyo ndaza kubikubwira. Noneho ubwo reka nkurangiriza uwo muhanuzi yarambwiye ati ntago nzigera mbazwa iby'urugo rwawe, ati ngiye kukubwira ibintu utazi, kuko ati njyewe ntago ngiye kuzabazwa urugo rwawe cyangwa mbazwa ubuzima bwawe wasaze uri mu muhanda wasaze. Ambwira ibyo byose bakoze n'ibyo bavuze, ibyo byose ndumirwa. Hanyuma rero umugabo wanjye yaragiye amaze imyaka, mbega urabona afite uruhinja, ruriya ruhinja mfite yaje ejo bundi, ubwo ni nk'umwaka wose n'ubundi amaze. Nese aho yakoreraga naho ruhazi, ntabwo wagiye ujya kumureba? Najyaga kumureba ntagire ikintu mvugisha, akanyihorera, akabona ntanyitayeho nkongera nkitahira. Nagiye y'inshuro 3. Yese ashaka indi nzu abamo? Yabaga muri anegisi yo ku kazi. Urabona ivuriro rya privé riba rifite amanegisi, bamuhaga anegisi yo kubakura. Ubu ngubu ni bwagarutse. None akubwira kuri iki cyamugaruye ari iki? Nyine ubu ngubu ikibazo cyamugaruye, we nubwo yari yarakwitagiye gutyo ngo bari baranamuroze, yabimbwiye agarutse. Baramuroze, barangije kumuroga bamurogesha n'ubwo buhanuzi bwabo. Bamaze kumurogesha ubwo buhanuzi bwabo, we aragenda, ariko mu kugenda ko yakomeje gusenga, nubwo yari yarakwitagiye gutyo ariko yakomeje no gusenga. Noneho rero we kugira ngo agaruke yagiye ahura n'abahanuzi benshi batandukanye. Ibyo bariya bamubwiye, bariya bamuhanuriraga umunsi ku wundi bamubwira ko ntari umugore we, agahura n'abandi bamubwira ibindi bitandukanye n'ibyo bavuga. Rero icyo gihe yarageze aho baramwirukana mu kazi. Bamaze kumwirukana mu kazi nibwo yagarutse iwanjye, ariko agaruka arwaye. Hari ikibazo yigeze kugira kera, umuntu ngo amutura hasi amukomeretsa mu mutwe, ajya muri koma iminsi 6. Ubwo rero aho hantu yagiye muri koma, urumva iyo agize ibibazo byinshi cyangwa akahura n'ibibazo arongera akagira ikibazo. Rero icyo kibazo nicyo yagize. Urumva n'ibyo bintu bamuhumanyije n'izo stress, nubwo nari ifite ibibazo ariko nawe yari abifite. Ribaze nawe umuntu ukoze ubukwe amezi 2 kandi akuze akahita agenda. Cyari igisebo kuko inshuti zamuvuyeho, kuko wamubwiraga wese ati ukoze ibiki, ni ibiki wasubiye mu rugo, yahitaga mwanga. Umubwiye ati subira mu rugo yahitaga mwanga, kuko bari baramumpugije mu buryo bwose bushoboka. Hagati hose wowe wasigaye ubayeho ute? Yajyaga gufasha se ibyo kubaho, kwishyura inzu, kurya? Nageze naho njya mu buyobozi kugira ngo njye kuri RIB ndebe yuko wenda bamukangara akandihirira inzu yanze kuyishyura, yanga kumpa n'iposho, kuva yagenda nta posho yigeze yongera kunyoherereza, ahubwo iposho yakampaye yarishyiraga uwo muhanuzi. Reka tubyihutishe kugira ngo ibiro tacu tugijere neza, kuko ubuhamya bwo bari burebure. Ahubwo kugeza ubu ngubu ikibazo cy'amatsiko, ese yaje ari umuntu nyine witeguye kubaka, ese yarakize, yaratuje, yamaze kumva ibyo binyoma byose, se umubanye mute? We
urebye yaje afite umwanzuro wo kubaka ariko anarwaye, ariko Imana yari yarabimbwiye irambwira ngo azagaruka ariko azaza ameze nabi. Igihe cyose Imana yambwiraga ko izamukubita kambwira iti humura inkota yanjye iri kugakanuke, ntago azigera agira amahoro ataragaruka ahangaha. Urumva muri uko guta umutwe kose, ariko yari yaramaze kwakira ko agomba kugaruka mu rugo, kuko yahuye n'abakozi b'Imana batandukanye bamubwira yuko agomba kugaruka, kuko bariya iyo bamuhanuriraga bamubwiraga ko ntazabyara, inda izavamo. Ubundi babonye inda igejeje mu mezi 8 igiye kuvuka bamubwira ko nzapfana n'inda. Bamubwiye ko nzapfana n'inda, babona inda igejeje mu mezi 9 yo kuvuka, babona inda iravutse. Nubwo nabyaye mbazwe ariko narabyaye. Rero bo bari baramubwiye ko ntazabaho, ariho Imana izaca inzira yo kumukorera ubundi bukwe. Mbaho rero. Ubwo rero nawe yagarutse abona ko ibyo bamubwiye byose ari ibinyoma, ariko yagarutse yararangiritse, arwaye, afite ikibazo cy'uburwayi na n'ubu, ku buryo yanyweye imiti ishoboka y'umutwe byaranze, byabaye ngombwa ko mujyana Indera ngo barebe ikibazo afite. Ubu ni hari ubu ngubu nabaye mukuyemo iyo mu bitaro, ko bampaye ibitaro ndabyanga, nanga kumugumisha mu bitaro ko nta bushobozi nari mfite bwo kumurwanaho cyangwa se bwo kumuvuza. Ubwo rero ndavuga ngo nabaje mu rugo, hari uduti twibanze bari bamuhaye dusa n'utumworohereza, ariko ubona iyo agize ikibazo cy'ubuzima wenda abona turimo muri iyi minsi, ubona byongeye akagira ikibazo. Rero iyo agize ikibazo ubwo nanjye ntekereza biranshanga, urabona afite agahinja nibwo nkibyara, nta kintu mfite cyo kumufasha nanjye. Bese ubu n'utu twenda mureba, utu twenda n'utwo nari najyanye ngiye gushyingira. Ushobora kundeba wenda ukavuga turiya mugore yambaye wenda neza se afite ibitenge, ariko ibibazo mfite ni byinshi. Imyenda yo wenda ndayifite, ariko ibibazo byo ni byinshi. Birumvikana nta kazi ufite, urwaje umugabo, ufite abana bakuru, abari ku ishuri, ufite uruhinja. Mbese numva ko n'ubuzima hagati aho ngaho navuga ko butoroshye. So urumva wagiye uhura na byinshi, hari amasomo menshi wize. Reka dusoreze kuri kino kintu, ariko kumwe twasimbutse ko nyiri muri introduction iza kuvuga ngo wahemukiwe n'abasaza bawe babiri. Ese uwa kabiri we byagenze bite? Undi musaza wagize ubwemukiri kiri muto? Ndi muto ntago nabivuze, nari nkirakana ntazi ibyo ari byo. Naje kwibuka ko yampemukiye, menya ko yampemukiye ari uko nkuze. Nawe yagufashe ku ngufu? Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 5. N'undi musaza utari uwo nguwo? Yego. Pole sana, urumva ko ufite ibikomere byinshi. Yes, ngaho nguko urumva twagiye tugerageza kubicamo, wenda ubuhamya bwo bari bunini, burimo ibindi bintu byinshi abantu bashobora kumva, ariko nanone tugomba no kugendana n'igihe cy'abantu kugira ngo tugafate amasaha menshi mu kiganiro kimwe. Wenda dushobora kuzicara tukaganira n'ibindi binajyanye no kubaka abantu, no guha abantu icyizere cy'ubuzima, no kwihangana no gukomera, kuko ibigeragezo ari byinshi abantu baba bafite. Hagati aho niki wasaba abantu badukurikiye muri kano kanya, umuryango mugari wa BigTown, mbese ni ubuhe butumwa wabagenera? Gusa abantu nabaha ubutumwa, ikintu nabwira abantu banyumva nuko bakwita ku bana babo, ntibajye babaterera basaza babo. Ko Satani arakora kandi agakorera mu bantu. Nanjye sinari nzi ko nahemukirwa n'abavandimwe banjye gutyo, ku buryo abantu benshi batekereje yuko wenda nasenyeye muramukazi wanjye, ariko sinigeze musenyera mbishaka. Murumva ubuzima nari ndimo, ntabwo nari ngambiriye kumusenyera, kuko nubwo nari mu buzima bubi, sinari umukobwa mubi wenda nari kuzakura nkabona umugabo wanjye, ariko ntabwo nigeze ndambiriza kuri musaza wanjye, sinanagiye iwe ngambiriye kumusenyera. Ubwo rero icyo nabwira abantu ni ukwita ku bana babo, kandi ikindi bakita ku buhanuzi bahanurirwa. Ubuhanuzi muri iyi minsi buri gusenya ingo, harimo ubuhanuzi bw'ibinyoma buri gusenya ingo z'abantu, bugasenya abantu. Rero mbega ni ukureba kure,
ibintu muhanurirwa n'ijambo ry'Imana burya n'ubuhanuzi butavangiye rero ijambo ry'Imana njyewe narirebyeho mu mwaka umugabo yantayemo sinigeze nongera kumva umuhanuzi nagiye numva ubuhanuzi mu ijambo ry'Imana Imana ikananyisangira njyewe ubwanjye ikavugana nanjye ntago nigeze nita ku bahanuzi ariko Imana yarakoze nubwo ndi mu bibazo by'ibikomere by'abo bahanuzi ariko Imana iracyari kumwe nanjye ndakiringiye imbaraga z'Imana kandi ndashima Imana no kuba yaragarutse akagira umutima wo kugaruka nubwo nta kintu wenda mumariye nawe ntacyo amariye ariko ndabishimira Imana kugeza ubu noneho wa mwana wawe mukuru w'umukobwa agize imyaka ingahe agize 16 hafi n'irindwi yakuze so we arabizi byagiye bikubaho byanga bikunze abimenye ese mujye muganira kumva babyakiriye gute nyine bumva papa ntago bakunda papa wabo nyine bumva ko ari umuntu wankoreye ibintu bibi wakoze amafuti nyine urumva uri papa wabo ngo yakabereho okera mu by'ukuri rero reka mvuge ngo turashyira hasi nimero ya mama mami aho hasi arayitubwira tuyishyireho urumva ko ari mu buzima butoroshye arwaje umugabo afite abana bakuru bari ku ishuri mu by'ukuri hari icyo wumva wamufasha kuko burya kubaho ni ugufashanya kandi kubaho n'abantu ubwo wabinyuza kuri iyo nimero wamuvugisha se wamusengera byinshi bitandukanye byamugirira akamaro kugira ngo akomeze ashikame atsinde ibigeragezo arimo nimero wayitubwira nimero yanjye ni 0780 52 839 niyo ngiyo riko bibariye ku mazina yitwa Umwana nk'abandi Liberi reka tugushimire cyane urakoze ku mwanya waduhaye ku buhamya waduhaye wadusangije nizere ko ari abantu bakuyemo isomo cyane cyane isomo ryo kwihangana no gukomera kuko wanyuze mu bigeragezo byinshi nitugukenera tuzakubone kandi nadukenera tuzaba duhari nk'umuryango mugari ubwo rero abantu badukurikiye nabo tukatubashimire mukomeze mukande subscribe tukimara gukora ibiganiro bitandukanye mujye mugira amahirwe yo kwibona mbere y'abandi Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde Imana ikomeze ibahe imigisha itavangiye kandi ikomeze ibabe hafi urakoze cyane